Namakuru atunguye uburumwe wese bitewe nuko nyine ibyo Miss w'u Rwanda 2020 akoze Miss Nishimwe Naomi ndetse n'abagenzi be bafatanyije bagakora ikintu gikomeye cyane ku buryo abantu bose bari kuvuga bati ibi ngibi ntibisanzwe, ariko n'abantu bamwe bakagenda bavuga bati ese uwo bita Naomi ndetse n'uwitwa King James bafatanye irihe sano cyangwa se bari gupanga iki bimeze bite. Ni ibintu byinshi abantu bakomeje kwibaza, ariko hari ikindi kintu kibaye gikomeye cyane muri kano kanya ngira ngo tuganireho. Buri muntu wese ari kuvuga ati rwose aba bantu tubakomera amashyi bakoze ibintu bidasanzwe. Abandi nabo bakavuga bati ese iyo Bruce Melody na The Ben bitabaza Miss Nishimwe Naomi ko tubona afite impano idasanzwe, ko tubona afite igikundo kidasanzwe. Ukibaza rero ngo Miss Nishimwe Naomi ni igiki yakoze cyase ni igiki yakoze cyatumye abantu bose batangira kumwifuza, ndetse n'uwitwa King James akaba ari proud atewe ishema no kuba aziranye n'uyu Miss w'u Rwanda 2020. Byagenze bite rero? Murabizi neza ko mu Miss yashize nababwiye inkuru ivuga ko uwo bita King James afite igitaramo ndetse kiza kizabera muri BK Arena cyo kuvuga ngo nyine amaze imyaka 20 ni ngombwa kugira ngo ayizihize. Ariko ibyo byose twabivugaga nyine tutarabona ikintu kibaye muri kano kanya, dore ko icyo gihe twagiye tubona ubu video bugiye butandukanye muri mukuru wa Naomi ndetse no kwa Naomi muri rusange, ubona ko vibing indirimbo za King James. Abantu bakavuga batase King James ari kubaha iki kugira ngo bishimire indirimbo ze gutya cyangwa se bakomeze bamwamamaze. Ibintu byakomeje kuba impakano ku mbuga nkoranyambaga, ariko ntibyarangiriye aho, ahubwo ko amasaha yagendaga yicuma nuko iminsi yagendaga iza, ariko twagendaga tubona ibintu bishya bitwereka ko nyamara kwa King James na Miss w'u Rwanda hashobora kuba harimo ikintu kidasanzwe. Ibyo byose nyine twabivugaga tutarabona ikintu cyabaye uyu munsi. Hanyuma rero ntagutindiye ubwo nyine twahise tubona ko uwo bita nyine King James afite igitaramo, ndetse ubona ko Naomi abirimo cyane. Yaje rero gutuma Naomi yaje gutuma n'abandi bantu bagiye batandukanye nabo bagira uruhare muri iki gitaramo, batangira kucyamamaza. No kuvuga ngo haza uwitwa Muyango, ndetse haza uriya bita Nyambo, Miss Nyambo ndakeka muramuzi, hazamo n'uwo bita uriya Muheto Divine, nabo batangira bose kwamamaza. None ibintu birashyuha, ariko nta muntu wumvaga ko ibyo bintu hari agaciro biri buze kugira nk'ako byamaze kugera muri kano kanya. Ariko ibyo byose byabaye nyine tubona ari ibintu bisanzwe, ntabwo twe tuzi uburyo nyine ibintu biri kugenda bifata indi ntera mu buryo bwo mu bikari tutabizi. Hanyuma rero tugire gutya tubone video y'uwitwa King James aravuze ati ngomba gukora igitaramo, bigeraho avuga ati ngiye gusohora aho kizabera. Avuga ko ari muri BK Arena. Abantu baravuga bati uyu nguyu ari kwiyemera, ntabwo yakuzuza BK Arena, biragoye cyane, ibi ni ibintu bigoye. Nanjye naravuze ni rwose ibintu byananiye Bruce Melody na The Ben, nako ntabwo byabananiye, ahubwo ibintu byabagoye kuri uru rwego. Ubwo ko King James utuje ni uri bubishobore, ariko ntabwo twe tuzi ko afite intwari idasanzwe, ntabwo twe tuzi ko yamaze gutegura ibintu kera cyane, ibintu byatunguye abatari bake hano ku mbuga nkoranyambaga. Hanyuma rero tubona asohoye afishi ivuga ko afite igitaramo muri BK Arena. Hanyuma nyuma yaho tuza kubona noneho akoze agashya ku itariki ndakeka ni ku itariki 2 nibwo hasose amatike nyine yo kuvuga ngo umuntu noneho yagura itike. Ibyo ngibyo rero bigisohoka nibwo habaye ikintu gitangaje cyane, ari nabwo nazanye mu bita Miss w'u Rwanda 2020 mvuga ngo niwe muntu wa mbere wo gushimirwa kuba ibi byose King James abigezeho. Hanyuma rero amatike agisohoka twese twe dukoresha imbuga nkoranyambaga turavuga duti ibi ni ibiki King James akoze. Yarakoze iki rero? King James nta kindi yarakoze, ubwo yarashyizeho ibiciro byo hejuru. Ibaze niba twe turi kwibaza ko yakuzuza BK Arena, turebye dusanga none ashyizeho ibiciro byo hejuru. Turavuga duti uyu mugabo bita King James ashobora kuba atatekereje neza. None ikindi kintu cyadutangaje no kubona igitaramo cye nta wundi muhanzi uzawikiri musibye King James wenyine. Noneho tubona ahise azamura n'ibiciro ugereje wenda nibyo ba Bruce Melody na The Ben bari bashyizeho, dore ko itike y'amake yabo yari ni noti ya 5 hari, ndetse binabagora kuyuza. Tubona King James we ibyo ngibyo arabyirengagije, ahubwo we ku giti cye aravuga ati noneho itike y'amake ni 15,000, none iya benshi VIP ni 60,000. Turavuga duti iyi ngiyi rwose wenda abikoze neza kubera ko igitaramo kiri mu kwa 8, nabo bari babishyize imbere kugira ngo barebe igihe bizatwara kugira ngo amatike ashire. Hanyuma haje kuba gashya rero, noneho uwitwa Miss w'u Rwanda nyine urana kubwiraga Miss Naomi yahise avuga ikintu gikomeye cyane. Mvuga ko ari n'icyo kintu kiri mu bintu by'influences abantu. Aravuga ati noneho ibyo twiyemeje reka tubikore, reka dukore sinzi ijambo, ntabwo nibuka neza ijambo yakoresheje, ariko ashaka kuvuga ko nyine umuhigo baheze bagomba kuwuhigura. Ntabwo nenzi ngo umuhigo n'uwe, ariko twaje kumenya uwo muhigo yari yarahize. Hanyuma abantu batangira kubivuga, baravuga bati Naomi
rwose ubona ko ashyigikiye King James, ndetse turavuga duti urabona ko banyambo bareciye aho bakoze uduchallenge dukeya n'abandi benshi, ariko Naomi we yakomeje kumunambaho kuri King James. Turavuga duti nyamara ahantu hagomba kuzaba akantu. Hanyuma ibyo byose biri kuba gutyo nuko haciyemo umunsi umwe gusa tubona cya gitaramo twumvaga ko kizuzu nyine ntuza big arena izuzura cyangwa se amatike azaba yashize. Tubona mu munsi wa mbere ngo 50% y'amatike ngamaze gushira. Abandi ibintu birabacanga navuga bati ibi ngibi bari kutubeshya kugira ngo abantu bagure, bari kuvuga ngo amatike ari gushira vuba, ngo bagure bihuse cyane tugira ngo nukwamamaza. Ariko ku munsi wa kabiri tuza kubona noneho ibintu birahindutse. Tubona ubwo nyine icyo gihe cyose Naomi ntiyasibaga gushyira kuri story ye avuga ati rwose iki gitaramo tuzatuhabaye tumeze neza, buri kamuvu kose twagasaga kuri story yuriya Naomi. Hanyuma duhita tubona noneho ku munsi ukurikiyeho baratubwira bati sold out cyangwa se amatike yose yamaze gushira. Noneho ibyo ngibyo rero amatike amaze gushira nibwo habaye n'ikindi kintu nabwo navuga ko gikomeye cyane. Wa Naomi cyangwa se wa Miss wacu wakomeza gukurikirana uburyo byatangiye, uburyo byagiye bikurikirana. Hari ikindi kintu yese yandika ikintu gikomeye cyane, aravuga ati noneho ngamatike ngo yamaze gushira ngo mu minsi 3 gusa, ati twagiye. Noneho ndakubwiza ukuri, noneho ibyo ngibyo bikiba abantu benshi bagize ngo ni ibintu bisanzwe. Benshi bamwe basobanukiwe uburyo ibintu biba bigoye cyane, baravuga bati rwose King James koko ni umwami ndetse ntasanzwe, ariko ntabwo bari bazi ko nyine ibyo byose yakoze yabifashijwemo nyine n'aba influencers, harimo n'uwo Miss Nishimwe Naomi ushimirwa cyane ugereranyije n'abandi. Noneho ikindi kintu gikomeye cyane kuri iki gitaramo mw'abantu bw'abantu bose bavugaga bati ubwo nyine katubayeho nyine buruva mu minsi 3 ntabwo abantu bose bakeneye amatike baba bayabonye. Mukadaza kukubwira n'ubuhanga abantu bari gukoresha kugira ngo bakirire muri iki gitaramo cyangwa se bungukire muri iki gitaramo cya King James. Hanyuma tuza kubona indi nkuru y'abantu benshi, abafana benshi bari kugenda basaba King James bati nyaboneka tubabarire rwose uca inkoni zamba, upange ko ujye gushyiraho umunsi wa kabiri. No kuvuga ngo bikare no kayibukinga umunsi wa mbere ukurikiyeho nabwo ukongera ukaza guperformingira abandi, ukongera ugashyira amatike hanze noneho y'umunsi wa kabiri, kubera ko abantu dukeneye kumva indirimbo zawe live ni benshi cyane. Dore ko King James ntago ari umuntu ukunda gukora ibitaramo, murabizi ko nyine atari umuntu ukunda kujya mu bitaramo. Hanyuma ibyo byose nyine abantu bari kugenda babyanaliza bati ese wakora iminsi 3, wakora iminsi 2, cyangwa se ukipima muri Amahoro Stadium nubwo wenda utayuzuza, ariko wenda abafana bawe bose bakamenya ko experiences cyangwa se bagiye mu gitaramo cyawe binjoyinga imyaka 20 bamaze bakumva. Ni ibintu byari bifite sense, ariko ntabwo turamenya ngo ese biraza kugenda bite. Dore ko muri kano kanya tubonye King James postinze avuze ati rwose mu minsi 3 byamaze kuba. Aravuga ati rwose nishimiye abanyarwanda bose kubera ko munyeretse urukundo rudasanzwe, kandi koko bararumweretse. Ariko se tugagenda twibaza duti ese mwebwe mugiye mubibona nk'uburyo mwagendaga mubibona cyangwa se mwagiye mubibona mubona uwo bita Miss Naomi yaba hari ubushuti budasanzwe afitanye na King James, cyangwa nuko umwikundira bisanzwe ukongera ukibaza tese, cyangwa King James yishiye uyu Miss Naomi akishyura na Muyango, akishyura na Nyambo na Muheto, cyangwa byose nyine wowe urabibona. Tubundi byandika muri comment uko byumva. Ariko nyaboneka iyi channel ibi byose bisanzeho niyo bita Mega TV Rwanda, nyaboneka utarakanda subscribe kuri channel. Ndakubwiza ukuri hari amakuru menshi utazajya umenya hano muri showbiz. Ni byiza cyane rero gukanda subscribe kugira ngo njyewe nkugeza amakuru 5 kuri 5 kandi umunsi ku wundi. Reka mbwira ngo wakoze kubana nanje naho ubutaha.